niba ufite ikibazo nk'iki ngiki afite kujya kubona nk'ibi ngibi ukajya kubona ubutumwa babukwereje ariko yabusibye, ugasanga kuba wagira gutya ngo ubufate byaguhenze cyangwa kububona byakunaniye wahise ubyihorera. Ngiye kukwereka rero ukuntu wabasha kubikora ukabona ubu butumwa, ndetse nkwereke n'ukuntu mu gihe ufunguye WhatsApp wajya ugarura ubutumwa bwawe. Ese ni gute bikorwa kugira ngo ubutumwa bwawe mu gihe ufunguye WhatsApp bujye bugaruka bwose, apana biriya wumva bakubeshya bakubwira ngo ntibibaho. Ngiye kubikwereka rero ukuntu wabasha kugarura ubutumwa bwawe, nkwereke n'ukuntu wabasha kumenya ino message yasibwe umuntu yakoresha akayisiba, nkwereke uko wabigarura. Uraza muri Play Store yawe, usacinge ngo GC recovering deleted message. Iyi ngiyi urayifata usacinge gutya. Ukimara kuyisacinga njyewe irimo biba bisaba ngo ushaka wa downloading iyi ngiyi cyangwa indi, uraza uyesitare iyi ngiyi igezweho, uraza uyesitare ino application bita recovering deleted message. Iyi ngiyi nawe ibi ngibi uri kubona nibyo wandikamo, ibi ngibi numara kubyandikamo nta kindi kintu kiri bube cyangwa kiri bukurikira urebye cyangwa kindi giteye ubwoba, urahita uza hano. Urabona gutya numara kuyidownloadinga ukamara kuba wayifasha ukayidownloadinga, ikindi kintu kiri bube urarindira irangire. Ngiye gutya yihuse, urabona yarangiye, tugiye guhita tuyifungura. Bwa butumwa uhora gubura cyangwa za mbogamizi wajya guhura nazo z'ukuntu usanga ubuze ubutumwa bwawe, WhatsApp yawe yarangiye ariko ubutumwa bwawe urabubuze, cyangwa ubutumwa umuntu arabukohereje arabusibye. Ngiye kukwereka icyo wakora ubutumwa bwawe bukajya bugaruka ku gihe kandi bigakunda 100%. Nkomeza ngushimira wowe wakoze subscribers. Nawe niba uzi ko utarakora subscribers, ndagusabye ngo ukora subscribers, ukore like, ukoreshe ino video isharinga abantu benshi babasha kubona ino video, kuko ino video iragufasha cyane. Ikintu kiri bukurikireho rero, urebye twe twakomeje reka yesitare irangire. Nimara kuyesitara ikindi kintu kiri bube cyangwa kiri bukurikireho tugiye guhita tuyifungura. Nitumara kuyifungura urabona ko gutya yafungutse, nimara gufunguka urahita ukora open. Niba ushaka no kumenya ukuntu wabasha kureba telefoni yawe aho iri bayikwibye, iyo video nayikoze, ubu wajya ukayireba. Niba phone yawe barayibye ariko ukaba ukibuka email yawe, ubu wabasha kumenya ahiri naherereye n'umuriro urimo, ndetse naho niba barakuyemo na Google account yawe ushobora kumenya aho yagaragaye bwa nyuma. Uraza rero ukande hano handitse ngo top to accept, uraza wakande. Ukiyakanda urarindira recover deleted message. Hano ngaho ugomba gufungura message notification yawe, urarindira gatoya ariko ntabwo itinda. Nkwibutsa ko niba ari inkunga ushaka kudutera cyangwa ikindi gitekerezo ushaka kuduha kuri video dukora, watwandikira kuri izo nimero zacu ubona kuri iyo video, cyangwa ukatwandikira kuri izo nimero 0794141489, cyangwa ukatwandikira kuri nomero ya WhatsApp. Ntago bigoye. Hano rero urahita uzuka uhitemo ururimi ukoresha, uhita ukanda hano hejuru urwemeze. Ukimara kurwemeza hano ngaha bari kwamamaza, ntugire ikibazo, birahita bigenda. Bari kwamamaza, niko bisigaye bigenda, hasigaye bamamaza ariko birahita byihuta, aba ari amasegonda 10. None ikintu gihita gikurikiraho rero urahita ukomeza. Ukimara gukomeza urafungura hano, uhita uza ukande. Noneho hano ngaho wakibaza ngo hano tugeze he? Hano tugiye guhitamo byibura application yabasha kuba application turi buze gukoresha hano. Ese application uri guhitamo hashobora kuba ari kuri Gmail, ari kuri WhatsApp, twe turahitamo WhatsApp.
nawe rero ushobora guhitamo WhatsApp cyangwa indi application cyangwa YouTube cyangwa Chrome cyangwa bitewe n'indi application ukoresha. Njyewe nuko ari WhatsApp niyo mpisemo, nawe niba ufite izindi application zindi wabasha guhitamo bajya bagusubira ubutumwa ukabasha kuba wagira, wenda ushobora no gushyiramo na Facebook, wenda wasike ukagira alo. Hano rero hano ngaha handitse ngo storage permission, uragira kano ngaka kose uragira row, n'aka ngaka notification ugire alo, bajye baguhereza notification hano ngaho ugira row ukande alo usubire inyuma. Gutya rero urabona ko hano ngaha urahita ugira ngo go it uhita utangira. Gutya rero itangiye kuba yagira, niba hari ubutumwa buzajya bubona cyangwa tuzajya tubona twakiriye ubwo butumwa, turajya duhita tugira ute, turajya duhita tububona. Hano ngaho uragize uhita ukanda hano handitse ngo deleted. Hano urabona ko baratubwiye ngo no media available, nta butumwa na bumwe bari basiba. Ukuntu bigenda, reka twandike se turebe se birakunda, ese birakora. Reka tubanze twandike hariya muri WhatsApp, tubanze twandikira umuntu, nitumara kwandikira umuntu duhite tubusiba se tuvuge ese birakora cyangwa ntibikora. Tugiye kubikora se turebe. Urahita uzareka twandikire umuntu atese amakuru wohereze. Mwandikira ati ko watwanze. Ukuntu bimeze rero, urandikira umuntu ukajya duhera imbogamizi ntoya, urandiza wowe wandikira umuntu n'ubundi nk'ibisanzwe, urafata nyine ufungura wandikira umuntu. Ngende kwandikira nimero yanjye kugira bibashe koroha, na gutya urabona ko namurungikiye amakuru, namwandikiye ati amakuru. Urahita uza ufata ubwo butumwa usibe delete everyone. Urabona ko hahise hazaho ngo delete this message. Turahita tuza rero hano ngaha handitse ngo dufungure ya application yacu. Urabona ko bahise baduha notification ko ubutumwa ubwabwo bwasibwe. Urabona ko bahise babiduhereza notification. Urahita uza rero ufungure urebe se ubwo butumwa ni ubuhe basibye, ese buherereye he, ndetse n'ibindi byose. Urarindira gakeya kubera ikibazo cya connection irahita ikunda, kubera n'imbogamizi ziba zirimo yuko iba iri kugenda gakeya. Hano rero bari kwamamaza, urarindira gakeya, ni imbogamizi duhuye nazo, ariko birahita bishira bari amasegonda 10. Ni amasegonda 10. Urabona ko bari kwamamaza ariko byagize ute, byashize. Twakomeje rero n'ibyacu, tugiye kureba bwa butumwa bashije gusiba, ese buri he, buherereye he, tubashe kuba twagira ute twabubona. Ese ubutumwa bwacu basibye buri he. Urabona yuko ubutumwa bwacu twagize ute, twabubonye ngubu hano. Ubutumwa bwacu ngubu hano twabubonye, nawe si ngombwa ngo mbukwereke cyangwa ubashe nawe kuba wabubona. Hano rero gutyo ubutumwa tuba twagize twabubonye, nta kintu kimwe kiba gisigaye. Niba ushaka kuba wafata ugahita ukora ikintu, uhita ukora muri WhatsApp yawe rero, kugira ngo buriya butumwa bwawe mu gihe ukuyemo fone yawe, ukayifata ukayikuramo, ukayifata WhatsApp ikarangira, kugira ngo mu gihe kirangira bizahite bikorohera kuba wagira ute, kuba wafata ugakora ibindi bintu mu buryo bukoroheye. Uraza ugakanda kuri utudomo 3, ukaza ugakanda hano kuri setting. Wamara gukanda kuri setting ukamanuka ahantu handitse ngo, ukaza hano hantu handitse ngo
ngo private, ukaza hano hantu handitse ngo private, oya subira inyuma uhita uza hano hantu handitse ngo kuri profile yawe banza urebe gutya iriho, numara kuza kuri account yanjye irimo nje ufashije kubera ko hagiye mba mfitemo indi account, urahita uza hano hantu handitse ngo chat, hano ngaha urahita uza hano hantu handitse ngo chat. Ukimara kuza hano hantu handitse chat urahita uhafungura, ukihafungura urahita uza hano hantu handitse ngo, wamanuka hantu handitse ngo chat backup, hano urahakanda, uhita ukanda hano handitse ngo uretse shit, birihuse nkanza hatariho ariko nta kibazo, urakanda rero hano handitse ngo chat backup, ubashe kuba wagarura buriya butumwa bwawe, ubufate ubukavaringe mo hariya ku buryo igihe cyose wabushakira wabubona, uvuga ati ndabushakira iki gihe cyangwa nzabubona iki gihe, wabubona nta mbogamizi zindi uhuye nazo. Urahita uza ukande hano ngaha handitse ngo chat backup, hano uhite rero bukavaringa bugiye hariya ku buryo igihe cyose ubushakiye uzajya ububona. Niba ino video rero igufashije rero ndagusabye ngo ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo buri video yose dushizeho ujye ubasha kuyibona mu ba mbere, video nk'izi z'ubwenge. Tujya gukora indi video rero ukuntu wabasha guhakinga WhatsApp y'undi muntu ugasoma ubutumwa, ariko ibyo bintu urajya ubikora wabimusabiye uburenganzira. Niba iyo video rero ibashije kugufasha, ino video dukoze, ndagusabye ngo ibuka gukora subscribe, ukande like, share kuri ino video nk'izi zuzagufasha, dukomeza dushimira wowe ubasha kudukurikira unyuze hano. Sawa turabakunda cyane, dukomeza no kubashimira, mukomeze kugira umwaka mwiza.